ishimwe n'iry'Imana nyir'ubuntu yo yaduhaye inema nta kiguzi idutegerejeho. Ishimwe n'iry'Imana yo yarutishije ukwezi kwa Ramadani andi mezi agize umwaka. Ukwezi kwa Ramadani Allah subhanahu wa ta'ala yakugize umwihariko w'ubuntu bwinshi n'inema nyinshi n'impano nyinshi. Ndahamya ko nta yindi mana dukwiriye guhimbaza no gusenga itabangikanyijwe usibye Allah, haba mu kurema kwe, mu gusenga kwe, mu mazina ye n'ibisingizo bye. Twemera tudashidikanya ko Imana ariyo rurema, ko Imana ariyo ikwiriye kugaragirwa, tukabyemera tudashidikanya ko ariyo dukwiriye gusingiza ibisingizo byuzuye kandi bizira inenge. Imana iratubwira muri Qur'ani igira iti tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram, izina rya Nyagasani wawe nyir'ubuhambare n'icyubahiro byuje umugisha, byuje ubutungane. Ndahamya ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa uretse iyo. Nahamya ko Muhammad Imana imuhundagazeho amahoro n'umugisha, ari intumwa ye akaba n'umugaragu wayo. Mana Nyagasani, muhundagazeho amahoro n'umugisha byawe n'abo mu rugo rwe n'abasangirangendo be na buri wese uzakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Bagaragu Uwiteka, ayuhannas ittaqullaha washkuru, nimurusheho kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kandi mumushimire. idh qarrabakum shahru Ramadan, mumushimire kandi mugandukire ko yabegereje ukwezi kwa Ramadan. wasaluhu an yu'inakum fi hadha ash-shahr, musabe Allah subhanahu wa ta'ala kubashoboza kugandukira Allah muri uku kwezi. wasaluhu an yu'inakum fi hadha ash-shahr ala ightinami awqatahu bit-ta'ati wal khairat, musabe Allah azashoboze muri uku kwezi mu kugandukira no kumwumvira no kumwubaha, kubera yuko uku kwezi fa innahu mawsim azimun, ni ukwezi guhambaye. fa innahu mawsimun azimun, mu by'ukuri ni ukwezi kw'ibihe byiza. wa wafidun karimun, ni ukwezi k'umushyitsi w'imigisha, k'umushyitsi w'ingabire, ni ukwezi k'umushyitsi uvuye kwa Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. faddalahu Allah subhanahu wa ta'ala faqal, Allah subhanahu wa ta'ala uku kwezi yakurutishije andi mezi, aravuga ati shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran huda linnasi wa bayyinati min alhuda wal furqan. Ukwezi kwa Ramadani ni ukwezi kwahishuwemo Qur'an, kandi Qur'ani ni huda linnasi, ni umuyoboro ku bantu, wa bayyinati min alhuda, ukaba umuyoboro usobanutse mu yindi miyoboro yose, wal furqan, kandi Qur'an ikaba
itandukanya ikinyoma n'ukuri. Imana ikomeza umurongo igira iti faman shahida minkum ash-shahra falyasum, uzabona uku kwezi azagusibe. Faman shahida, ash-shahada nukumuhamya. Faman shahida minkum ash-shahra, uzaba umuhamya w'uku kwezi, cyangwa se mu yindi mvugo uku kwezi kuzasanga ari muzima, atarwaye, nta kibazo icyo ari cyo cyose kimubuza kugusiba, falyasum, azagusibe. Waman kana maridan aw ala safarin, naho uzaba arwaye cyangwa se ari ku safari, ari ku rugendo, fa'iddatun min ayyamin ukhar, ngo azasibe iyo minsi igihe azaba yakize cyangwa se azaba yavuye ku rugendo. Yuridu Allahu bikum al-yusra, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala ashaka kuborohereza. Wala yuridu bikum al-usra, ntabwo ashaka kubaremereza. Wal tukmilu al-iddah wal tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala bahitiramo iboroheye, ntabwo ashaka ibibagoye, bityo mwuzuze umubare w'iminsi y'igisibo kandi mukuze Allah uko yabayoboye kugira ngo mumushimire. Mwuzuze iminsi y'igisibo. Huna waqfa. Mwuzuze iminsi y'igisibo. Bamwe bibaza iminsi y'igisibo ni ingahe? Tuzasiba ryari? Ni ibiki bitubwira yuko tugomba gusiba? Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama iravuga iti sumu liru'iyatihi, musibe igihe mukubonye. Liru'iyatihi, musibe igihe mukubonye. Uguki? Ukwezi cyangwa se imboneko z'ukwezi. Dusiba ryari? Igihe tubonye imboneko z'ukwezi gushya. Sumu liru'iyatihi wa aftiru liru'iyatihi, munasiburuke ari uko mwabonye nanone izindi mboneko z'ukwezi gushya. Iyo niyo tahdid y'ukwezi kw'igisibo. Ni ukuvuga ngo terminology definition, abahanga badefininga cyangwa se basobanura, basesengura igihe cy'igisibo, faqad haddaha sallallahu alayhi wa sallam. Intumwa y'Imana yamaze kudushyiriraho igihe cy'igisibo. Faqala sumu liru'iyatihi, aratubwira ati musibe ari uko mubonye uko kwezi cyangwa se imboneko z'ukwezi gushya. Wa aftiru liru'iyatihi, munasiburuke ari uko mubonye izindi mboneko z'ukwezi gushya. Huna waqfa. Nanone duhagarara. Tumaze kumenya yuko dusiba uko twabonye imboneko z'ukwezi, tukanasiburuka uko twabonye izindi mboneko z'ukwezi. Hanyuma ukwezi ni kutaboneka bigende gute? Ntabwo turi busibe. فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا فإن غم عليكم, intumwa y'Imana irasubiza nanone iti ibicu nibitwikira kwa kwezi ntimubashe kukubona, faqdiru la, muzakugenere. Muzagire gute? Muzakugire taqdir, kugena. Intumwa y'Imana baribaza bati wa kayfa nuqaddiru lahu ya Rasulallah, batuku kwezi turakugenera gute ya Rasulallah? Faqal fa akmilu 30 yawma, iravuga iti
nimutaboneka ukwezi fa in ghumma alayhi, nimutabona ukwezi imboneko zako kubera ibicu cyangwa se ikirere kitarimo kugaragara neza, fa akmilu 30 yawma, muzuzuze iminsi 30. Rasul sallallahu alayhi wasallam khayru muallim, intumwa y'Imana ni umwarimu mwiza mu magambo atomoye, nta gushakisha, nta kwibaza byinshi. ni ukuvuga ngo dusiba twabonye imboneko z'ukwezi, tutazibona tukuzuza iminsi 30, tugasiburuka twabonye imboneko z'ukwezi tutazibona nabwo tukuzuza iminsi 30. ubu nshatse na khutuba nagarukira ahangaha, byamaze kumvikana, ariko reka nkomeze intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mu gutanga inkuru nziza y'uku kwezi. hadha shahru khayru kulluhu ayamuhu kulluhu wa layaluhu wa sa'atuhu wa awqatuhu kulluhu khayr. uku kwezi iminsi ikugize, ayamuhu iminsi yako, wa layaluhu n'amajoro yako, wa sa'atuhu n'amasaha akugize, kulluhu yose khayr, ni kuvuga ngo ni umugisha. wa awqatuhu khayr, n'ibihe by'uku kwezi byose ni umugisha. lakin ariko asha'anu fina ya ibadallah, ikibazo ni twebwe, ikibazo kiri muri twe. ukwezi ni umugisha, iminsi yako ni umugisha, amajoro yako ni umugisha, amasaha y'uku kwezi ni umugisha, ariko ikibazo gisigara kuri twebwe ya ibadallah, kaifa nastaqbilu hadha ash-shahr, uku kwezi tukwakira gute, tugutegereje gute, ese tukwiteguye kwakirana ibyishimo, ese twiteguye kuzagukoramo ibikorwa byo kugandukira Uwiteka, ese twiteguye kuzagukoresha mu bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. fashanu fina nahnu bimadha nastaqbalu hadha ash-shahr wa bimadha naqdi awqatahu al-mubaraka. ni twebwe kwibaza ngo ukwezi iminsi yako mitagatifu, iminsi yako, ibihe byako byiza, tuzabikoreshamo iki, tuzabikoramo iki? bagaragu b'Uwiteka, Qur'ani yamaze kutubwira yuko ukwezi kwa Ramadani ni ukwezi kwamanuwemo iki? Qur'ani, ariyo Furqan. ubwo ngubwo ukwezi kwa Ramadani ni iki? ni mawsimul Qur'an, ni ukuvuga ngo ni sizeni ya Qur'an. ushiru ila tadabburi ayatuhu wa qira'atu ayatuhu wa tadabburi fihi fi athnai Ramadan. ndashaka kubagira inama ngo uku kwezi kwa Ramadan nimba ari sizeni ya Qur'ani, reka tugukoreshe mu gushishoza, mu busesenguzi, dusesengure, dusobanukirwe amagambo n'ibimenyetso bya Qur'an, kubera yuko niko kwezi kwahishuwemo Qur'an. bityo Qur'ani kizaba ari cyo kintu cyacu cya mbere duha agaciro muri uku kwezi kwa Ramadan. tusome Qur'ani cyane, haba ku manywa, mw'ijoro, dukore qiyamul layl, dukore tarawih, dukore tatawwu', dusoma Qur'ani, tugana ibihagararo by'ijoro, dusingiza Allah, dushishoza, ducengera, tunakomeza kuryoherwa na Qur'ani.
hadha huwa nasiha. Iyi niyo nama ya mbere nabagira. Intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yajyaga ibwira abasangira ngendo bayo ikababwira iti: atakumur ramadanu shahrun mubaraku faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu tuftahu fihi abwabu as-sama wa tughlaqu fihi abwab al-jahim wa tughallu fihi maradatu ash-shayatin lillahi fihi layla khayru min alfi shahma. Muri hadithi yakiriwe na Abi Huraira avuga ko intumwa Imana ihundagazeho amahoro n'umugisha yavuze iti: atakumur ramadan, ramadani irabaziye, umushyitsi wa ramadani araje. Shaharu mubarak, ni ukwezi kw'imigisha. Faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu, Allah Imana ishobora byose yabategetse kugusiba. Faradallahu azza wa jalla siyamahu, Allah yabategetse kugusiba. Una wakfa. Farada ni iki? Farada ni ma yuthabu fa'iluhu imtithala. Farada, aba bahanga muri fiqhi, ni ukuvuga ngo scholars of jurisprudence cyangwa se abahanga mu mategeko y'idini ya Islam bavuga ko ari icyo uhemberwa igihe wagikoze ugamije kugadukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Farada terminology, ibisobanuro byayo mu Cyarabu, ma yuthabu fa'iluhu, nicyo uhemerwa, uwagikoze aragihemberwa igihe yagikoze imtithalan, agamije kuba intangarugero ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, agamije kuba exemplar, agamije kuba intangarugero mu kubahiriza no gushyira mu bikorwa amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'aqabu tarikuhu istijbara. Hanyuma nanone farada nicyo umuntu ahanirwa iyo yaretse gushyira mu bikorwa iryo tegeko ariko akabireka istijbaran, igihe ari ukwigomeka. Bivuga ngo hari abatubahiriza iryo tegeko rya farada. Twabibonye muri aya Qur'an aho Imana yavuze ngo uzaba arwaye cyangwa se ari ku isafari, uwo nguwo Imana amubwiye ati uzasibe igihe uzaba wakize cyangwa se igihe wavuye ku safari. Ubwo itegeko ni iki? Ni icyo ukora ukagyemerwa igihe wagikoze ushaka kuganukira Allah no kuba intangarugero mu mategeko ya Allah, ukanajyanirwa igihe ukiretse wigometse ugapinga tu. Umuntu Ramadani ikaza ntasibe, ugasanga ari kurya ku manywa ya Ramadani, ntarwaye, nta safari ariho, nta mpamvu n'imwe imubuza gusiba, ariko yabiretse gusa istijbaran, kwikuza, kwirata, kudaha agaciro amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha yu'aqab, uyu nguyu arabihanirwa litarkihi siyam, kubera yuko atasibye cya gisibo istijbaran, kubera kwikuza, nta mpamvu nimwe afite yo kudasiba, ntarwaye, ntari ku rugendo, niki cyakubuza gusiba? Imwe y'Imana iti rero faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu, Allah yabategetse gusiba uko kwezi. Bityo rero bagaragu Uwiteka, twitegure kuzasiba ukwezi tumenya ko uwazigomeka ntagusibe
azabihanirwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa ikomeza ivuga iti tuftahu fihi abwabu sama, mu byiza by'ukwezi kwa Ramadani ni uko amarembo y'ijuru arakingurwa. Tuftahu fihi abwabu sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim, hanyuma amarembo ya Jahannam, amarembo y'umuriro agafungwa. Wasufidati watughallu fihi maradatu shayatin, hanyuma amashayitani, amadayimoni mu masatani agashyirwa ku ngoyi. Lillahi fihi layla. Intumwa y'Imana ikomeza itugaragariza fadailu shahru Ramadan, akavuga ati lillahi fihi laylatun khairu min alfi shahr. Wa wundi wasibye uku kwezi lillah, mwumve neza, lillahi fihi laylatun khairu min alfi shahr, kuri wa wundi wasibye uku kwezi kubera Allah. Ntabwo ari wa wundi wiyirije inzara gusa, ntabwo ari wa wundi wigomwe ibyo kurya bye ngo yigomwe ibyiza by'ukwezi, ibyiza yaratuwe aziruriwe n'ishariya, ngo abyigomwe gusa narangiza ntashyireho ntiyuzuza amategeko y'igisibo. Wa wundi wasibye uzasiba ukwezi kwa Ramadani, lillahi fihi layla, ngo harimo ijoro, khairu min alfi shahr, ibyiza by'iryo joro biruta amezi igihumbi. Ala wa huwa laylatul qadr. Uko kwezi iryo joro nako uwo munsi rero, iryo joro ni ijoro rya laylatul qadr, ijoro ry'ubugabe. Nta wundi ubona ibyiza by'iryo joro illa man sama lillah, usibye wa wundi wasibye kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu b'Uwiteka, intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ikomeza ivuga iti man haruma khayraha faqad haruma, uzabura ibyiza by'iryo joro rya laylatul qadr faqad haruma, azaba abuze ibyiza nyine. Faqad haruma, azaba yimwe ibyiza. Bagaragu b'Uwiteka, reka dushyireho umugambi mwiza, tunashyireho plan. Iyo ufite igikorwa uzakora, ushyiraho plan, ushyiraho khutwa, ushyiraho igenamigambi. When you have what to do, you plan it. Iyo ufite icyo gukora ugishyiriraho plan. Bityo falinukhattitu ma sanaqumu fihi, dushyireho plan y'ibyo tuzakora muri uku kwezi kwa Ramadan. Fihi kathir tastati'u an taquma fi Ramadan, harimo byinshi byiza washobora gukora mu kwezi kwa Ramadan. Idafata ila faraidihi, wongereye ku mategeko y'igisibo, ushobora gufasha abakene. Tastati'u ighathati alfuqara, mu kwezi kwa Ramadan ushobora gufasha abakene. Watufattiru fihi saimuhu, ugafasha uwasibye uku kwezi ukamuha iftar. Fihi khairatun kathira tastati an taquma bihi, hari byinshi ushobora gukora mu kwezi kwa Ramadani kuri imbere. Ushobora guplaninga muri gahunda zawe, ukavuga uti ninjiza miliyoni, ninjiza ibihumbi 10 cyangwa se 5 cyangwa se 100, hasba istita'atik, bigendanye n'ubushobozi bwawe. Ugashyiraho plan y'ibyo uzakora mu kwezi kwa Ramadan, bikiyongera kuri bya bikorwa byawe by'amasengesho. Intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama iravuga ngo man fatala sa'ima kana lahu ajru mithla ujri sa'imin, mithlu ajri sa'imin, nguzafuturisha umuntu wasiye azabona ibihembo nk'ibye. Sallallahu alaihi wasallam, Imana imuhanda gasamo n'umugisha iti uzagaburira umuntu wasibye.
wiyirije ubusa lillah akamugaburira, azamukuraho ibihembo bingana n'ibyo kwiyiriza kwe. Nanone mu yindi hadithi al-Qudus, intumwa y'Imana ikavuga iti kullu amal bun adami lahu illa sawm, ngo ibikorwa bya mwene Adamu byose, ibihembo by'ibikorwa cyangwa se ibyiza biva mu bikorwa nibye, ibyo akora, rizati z'ibikorwa bye nibye nyine. Irangije iravuga ngo illa sawm, usibye igisibo cyonyine, fa innahu li, ngo kubera yuko igisibo ari icyanjye, wa ana ajizi bihi, ngo ni nanjye ugihembera, ni nanjye nzi ibihembo byacyo. Ni ukuvuga ngo no one knows what Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for the fasters. Nta uzi ibihembo Imana yateganyirije umuntu usiba illa Allah wahdahu, uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi sayujazi saimu lillah, ari nayo izahemba uwasibye kubera Allah subhanahu wa ta'ala. It is he only knows what he will reward for the one who fast for him. Imana nizi ibyo izahembera uwasibye kubera yo. Bityo rero bagaragu bo iteka dushyireho umugambi, igisibo cyacu linujahida qadra imkanina ala yukharita siyamana ghayra Allah, tugerageze uko bishoboka kose igisibo cyacu tuzakirinde kuba cyagaragaramo riya, tuzakirinde kuba cyagaragaramo ubwishongore, tuzakirinde kuba cyagaragaramo ubwibone, tuzagikore lillahi subhanahu wa ta'ala kugira ngo tuzabashe kubona ibihembo by'igisibo. Fal asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بذكر الحكيم أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. نيتوزه كويتك الله سبحانه وتعالى نينيرمو نينيرم بابازر بابارير. بالله الذي فضل علينا الرمضان وخصه بالنعم والفضائل والكرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقرة أعيننا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، bagaragu witeka nongeye gushima Allah subhanahu wa ta'ala kubw'inema nyinshi yaduhundagajeho nta gihembo adutezeho. Ibyo byose navuze kugandukira Uwiteka, izi nema yaduteganyirije mu kwezi kwa Ramadani n'ibihembo byinshi, izo nema zose Allah yazidushyiriyeho kutugirira impuhwe, nta gihembo dutezeho, ni twebwe duteze ibihembo n'impuhwe no kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ndagushimira rero, ngushimira, nguhimbaza, ngusingiza ibisingizo bizira inenge. Nahamya ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa uretse wowe, ugusengwa kuzira kubangikanywa n'icyo ari cyo cyose. Bagaragu b'Uwiteka, dusabire intumwa yacu amahoro n'umugisha, ibyishimo by'amaso yacu, umukundwa wacu, umutware wacu Muhammad. Mana muhundagazeho n'umugisha byawe nabo mu rugo rwe n'abazakurikira inzira yo kuzageza ku munsi w'imperuka. Bagaragu b'Uwiteka, Ibn al-Mubarak al-Balkhi يقول شهر رجب شهر الزرع وشهر شعبان شهر سقيا وشهر رمضان شهر حصاد. bagaragu Uwiteka, uyu mumenyi Ibn Mubarak al-Balkhi aravuga ngo ukwezi kwa Rajabu ni ukwezi ko guhinga. Shaharu zare, shaharu Rajabu shaharu zare, ukwezi kwa Rajabu ni ukwezi ko guhinga. Ama shaharu Shaban alladhi nahnu fihi, naho kuno kwezi kwa Shabani turimo ni shaharu suqiya, kuri wa wundi wahinze ni ukwezi ko kuhira.
wa shahru ramadan, naho ngo ukwezi kwa ramadani, liman zara wa saqa fahuwa lahu shahru hasad, uwo ngo kuri we ukwezi kwa ramadani ni ukwezi ko gusarura ibyo yahinze. faqtanimul furas qabla fawatiha, ayo mahirwe rero muyafatirane mutaratakaza igihe. bitakhtit anajih, mushyiraho plane ziri successful z'uburyo muzasarura muri Ramadan. Abitoza, iki ni igihe cyo kwitoza gusiba muri Sha'ban. fakana sallallahu alayhi wa sallam yasumu Sha'ban, intumwa y'Imana yasibaga ukwezi kwa Sha'ban. fayasaluhu ashabuhu sallallahu alayhi wa sallam, abasangirangendo mwe bakamubaza bati ya Rasulallah, hadha sahabiyu Usama bin Zaid radiyallahu anhu yas'aluhu sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, lam araka tasumu aktharu ma tasumu fi Sha'ban. Uyu musangirangendo Usama bin Zaid abaza intumwa y'Imana ati ya Rasulallah, kubera icyo usiba cyane ukwezi kwa Sha'bani kurenza uko wasibaga andi mezi. fayaqulu sallallahu alayhi wa sallam mujiba li su'ali Usama bin Zaid, intumwa y'Imana igasubiza Usama bin Zaid imusubiza ikibazo amubajije, ikamubwira ati shahru Sha'ban shahru yughfaru fihi kathiru minan nas, mu kwezi kwa Sha'ban ni ukwezi abantu benshi birengagiza. wa shahru turfa'u fihi al-a'mal, kukaba ukwezi kuzamurwamo ibikorwa bya mwene Adamu by'umwaka wose. fayastamiru ijabata lisu'ali fayaqul wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana sa'imun, agasubiza ati ndero nshimishwa nuko ibikorwa byanjye byazamuka ku Mana ndi mu gisibo. faqtanimul furasa ibadallah, ngaho rero nimufatirane amahirwe ari mu kwezi kwa Sha'ban, bagaragu b'Uwiteka, mwuhire ibikorwa byanyu bya ibada mwahinze, hanyuma muzasarure mu kwezi kwa Ramadan, ukwezi kwa Qur'an. Reka dusabire intumwa yacu amahoro n'imigisha. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidu majid. Mana nyagasani, turagusaba tukwinginze gukomeze uhundagaze amahoro n'umugisha ku ntumwa yawe Muhammadi n'abo mu muryango we, nk'uko wahundagaje amahoro n'umugisha kuri Aburahamu n'umuryango we. waruda anil khulafa ar-rashidin minhum Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sittatil baqina basharina bil janna. Mana nyagasani, kandi uhundagaze ibyishimo byawe ku basangirangendo b'intumwa Muhammadi, uhereye kuri Abi Bakari, ugakurikizaho Umari, ugakurikizaho Uthmani na Ali, n'abariya batandatu intumwa y'Imana yahaye inkuru nziza y'ijuru bakiri bazima. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala natwe kuba muri uwo muryango w'abeza. Allahumma habib ilayna al-iman, Allahumma habib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين لكتابك حافظين ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم منقادين حاجين أو مؤتمرين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مصلحين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين واجعلنا من عتقائه يا رب العالمين. اللهم وفقنا بقيامه وصيامه، اللهم وفقنا بصيامه، اللهم وفقنا بقيامه. Mana nyagasani, Mana ushobora byose,
dukundishe kukwiringira, kandi uko kukwiringira no kwizera ubitakishe umutima wacu, birimbishe imitima yacu. Mana nyagasani, turakwinginze ngo uzaduhe kuva kuri iyi si turi abayisilamu. Mana nyagasani, turakwinginze ngo uzatuzure turi hamwe n'intungane zawe. Mana nyagasani, turakwinginze ngo uzatware ubugingo bwacu na roho zacu turi mu baciye bugufi imbere yawe. Mana nyagasani, turakwinginze ngo uzadutabare cyangwa uzatware ubugingo bwacu turi mu bantu bari muri sujudi, cyangwa se turi mu bantu bakoze hija, cyangwa se uzatware ubugingo bwacu turi mu bari gukora umura. Mana nyagasani, uzatware ubugingo bwacu turi mu bantu basoma Qur'ani bayifashe mu mutwe. Mana nyagasani, turakwingize ngo uzatware ubugingo bwacu hanyuma ubutuze hafi y'intumwa yawe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mana nyagasani, mu gusoza ndagusaba Mana ngo buri wese ufite ikibazo muri iyi juma aha twateraniye gikureho, ufite agahinda umuhe kwishima, ufite umubabaro umuhe kunezerwa, buri wese umusubize ikibazo yaba afite gikemuke, kandi tuzi yuko usubiza, urumva kandi ukanabona. Mana nyagasani, udutegeka kugira neza no gukoresha ubutabera. Mana turakwinginze ngo udushyire mu bakoresha ubutabera kandi udushyire mu bagira neza. Inna Allaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruhu yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.